Turi kuri Merase TV show, Imana yo mu ijuru nibaho umugisha bene data, dusangire ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Uyu munsi nababwira ngo abari kure mu mahanga ya kure, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, mbabwira ngo mwebwe mukunda ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha. Kandi mbabwira ngo namwe mwabashije gukora subscribe, namwe mubasha kungura ibitekerezo uburyo ijambo ry'Imana ryatera imbere, nababwira ngo namwe Imana ikomeze kubagura, ibaha imigisha muri byose. Tumaze iminsi tureba ijambo ry'Imana ryitwa kwizera. Uyu munsi wa none tugiye kureba ijambo ry'Imana n'ubundi rijyanye no kwizera, ritubwira ngo ni gute twashyigikira kwizera kwacu, cyangwa se dushyigikira kwizera dute. Imana itugire neza bene data, bitewe n'uko kwizera gushingiye rwose ku masezerano y'Imana. Hariho isoko imwe rukumbi yo kwizera kwa Bibiliya n'ijambo ry'Imana. Reka turebe ijambo ry'Imana usanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 10 umurongo wa 17. Haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Bene data, ijambo ry'Imana rigaragaza ubushake bwayo. Iyo tumenye iby'Imana ishaka, niho gusa dushobora kubyizera. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nuko rero niba ushaka kugira kwizera, ugomba kumva cyangwa se gusoma amasezerano y'Imana. Kwizera ntiguturuka kuko wenda wagusengeye cyane cyangwa se wiyirije ubusa ibihe byinshi, ahubwo kuzanwa no kumva ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo urugero, hariho umuntu wakurambitseho ibiganza, wenda n'urugero agusengera ngo ugire kwizera, ariko ntago bishoboka. Igishoboka ni uko ugomba kumva ndetse ukanasoma ijambo ry'Imana. Umutima wawe wonyine niwo ufata icyemezo. Bene data, kuzanwa gusa no kumva ijambo ry'Imana, kandi iyo umaze kuryumva uba ugifite gufata icyemezo muri wowe cyo kwizera. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo mwene data, ni wumva ijambo ry'Imana cyangwa se ugasoma ijambo ry'Imana nk'uko turi kurivuga, ukaritega amatwi ukaryumva, cyangwa se ugafata na Bibiliya nawe ugasoma nk'ahantu tuba twasomye, umutima wawe muri ako kanya uba ugifite amahitamo yo kuba waryizera. Uko rero niko kwizera. Ni ukuvuga ngo ntago gufata ibihe byo gusenga ngo ukunde wizere, cyangwa se byo kurambikwaho ibiganza ntabwo ari byo bizatuma ubasha kuvuga ngo wakwizera. Ahubwo mu mutima wawe, uko uzumva ijambo ry'Imana n'uko uzarisoma, byonyine umutima wawe n'uzafata icyemezo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Iyo umaze kugira kwizera gushobora kugukururira no gukomera. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuga ko inzego zitandukanye zo kwizera. Mwene data, kwizera kugiye kuri mu byiciro nk'uko Bibiliya ibitubwira, uhereye ku kwizera guto kugera ku kwizera kwimura imisozi. Kwizera kugenda gukura uko kugaburirwa kandi kugakoreshwa imyitozo, mbese nk'uko uba wakoresha umubiri wawe imyitozo runaka. Ugomba gukomeza rero kugaburira kwizera kwawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi ugatekereza ku ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, kugira ngo kwizera kwawe gukunde gukure. Imana ikomeze idufashe. Ugomba gukoresha kwizera kwawe mu kugira ngo icyo ukora cyose ugendere ku ijambo ry'Imana. Mwene data, ni ukuvuga ngo kwizera ni uko uzaba mu ijambo ry'Imana cyane, ukaryumva, ukarisoma, ukirinda andi majwi yaza mu mutima wawe. Niho kwizera kwawe kuzakura, kandi wumve ko ibyo Imana ikubwira mu ijambo ryayo ari iby'ukuri. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Ni ukuvuga ngo bene data, no muri bya bihe duhura n'ibibazo, ubwoba, bene data, Imana yacu yo ishaka ko abantu bayiringira mu bihe byose, haba mu bibazo, mu mihangayiko, haba mu gihe bitameze neza. Imana yo ibishaka ko tuyiringira mu bihe byose. Naho kwanga guhangayika ni bumwe mu buryo bwo gukoresha kwizera kwacu tutakumenyereza. Bene data, niwumva wanze guhangayika, bizatuma kwizera kwawe kuguma hasi,
kuko no mu bibazo uba ugomba kwizera Imana ikatugirira neza. Bene data, niba koko twizera iby'Imana yavuze, tuvuga kandi gukora nk'aho ari ukuri. Niba wizera koko ko Yesu ari umwana w'Imana, mu mvugo yawe no mu ngiro uzakora nk'ubyizera koko. Imana itugirire neza. Bene data, niba wizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ukwiriye kubikora ukabigaragaza nk'ubyizera koko, nk'uko biri mu mutima wawe, nk'uko wabyumvise, ubundi ukanabisoma, ubundi warangiza ukanabyizera. Niba wizera koko ko Imana izakumara ubukene bwawe bwose, mu mvugo no mu ngiro byawe ugomba kubigaragaza mwene data, kandi bizajya binagaragara niba wizera ko hari aho Imana izagukura cyangwa se hari n'aho izakugeza. Niba wizera ko Imana ishaka ko ugira amagara mazima, mwene data, uzabigaragariza mu buryo uvuga n'ibyo ukora. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo muri wowe, mu marangamutima yawe, uzajya ugaragaza ibyo wizera bigaragare n'inyuma. Imana itugirire neza. Bibiliya yuzuye ingero nyinshi bene data z'abantu bagiye bizera Imana kandi babona ibitangaza mu bihe bikomeye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Turi buze kureba bene data bamwe muri bo Bibiliya igenda itubwira muri iki gice, hanyuma mu kindi gice tuze kureba ibyerekeye gukiza mwene data indwara kw'Imana. Imana itugirire neza mwene data. Nk'aha ngaha usomye mu Bami mwene data, ibice byaho 4 umurongo waho wa 1 ukeza kwa 7, ntabwo turi bwirirwe tuhasoma. Nubona kanyuze kuhasoma uzabona ingero z'abantu bagiye bizera Imana kandi Imana ikabagirira neza. Nusoma no muri Mariko ibice byaho 5 umurongo waho 25 ukeza kwa 34 nabwo uzabibona. Imana itugiriye neza. Imana rero icyo itubwira nuko dukwiriye kumva tukanasoma, ubundi bikaduhesha kwizera. Ikindi kwizera mwene data nuko umutima, kwizera nuko umutima, nta handi. Kwizera kwawe ni uko umutima. Kwizera kwa Bibiliya ntigukorera mu bitekerezo byacu, ahubwo gukorera mu mitima. Imana itugirire neza. Nuko ngo mu mutima wawe niho huzuyemo kwizera, ni naho kwizera kwawe kuzavuka. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Pawulo yaranditse ati, kuko umutima ari wo umuntu yizeza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Pawulo yarabivuze, umutima ni wo umuntu yizeza, Imana nayo igakora ibitangaza byayo. Ni ukuvuga ngo umutima wawe uzawizeza ibyo wumvise n'ibyo wasomye, ubundi kwizera kwawe kuzure gushyike mu maso y'Imana. Bene data, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi utishinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo yizeye kiri bube yabikora. Ahubwo bene data, icyo tuzira nuko twizera ariko tukizera nabi, tukizera igice, ntitugire kwizera guhamye. Naho ubundi icyo twakora cyose twizeye Imana yabikora kandi biturutse mu kwizera kwacu. Bene data rero, nagira ngo mbabwire ngo kwizera ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu, ni ikintu gikomeye mu mateka ya muntu, kandi ni ikintu gikomeye ku mukristo wese w'ukuri, ku muntu wese wumva ari mu rugendo rugana mu ijuru. Yakumva ijambo ry'Imana, ubundi yarangiza agasoma ijambo ry'Imana, yarangiza akaryizeza umutima we, Imana nayo igakora ibitangaza. Mwakoze kubana nanjye. Tuzakomeza tugenda tuganira n'ibindi byose mba ntavuzeho. Mwumve ko turi kumwe umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze duhana umugisha. Wararika inshuti zawe kandi mugakora subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubona uko tubana, mujye mubona ibiganiro byanjye. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha. Ni kuri Merance TV show, mbabwira ngo Imana itibagirwa ibakomeze kandi bakomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amen.